Zana ku munwa. They not like us. They not like us. They not like us. Ikaze cyane kuri The Trending 250, ikaze cyane mu biba bigezweho, ikaze cyane mu biba birimo biraca ibintu ku mbuga nkoranyambaga y'amakuru ashyushye kabisa. Uyu munsi ndi kumwe n'amakuru ashyushye bagiye babihakana kenshi, bagaca ku ruhande bakivugisha ibikingo, baratubeshyera ngo ngewe ngo n'umubesto, ngo nta kintu twakora, ngo buriya ngo baba batubeshyera ngo rwose ngo nabashaka ngo kutwicira izina, ngo bashaka kunteranya ngo na sheri wanjye, ngo badashaka ko ngo twikorera akazi neza. Ngura n'umubesto gusa bisanzwe. Umva my guy, my brother, my sister, amakuru yagiye hanze, umuceri wamenetse, abantu batangira kuvuga bati n'ubundi ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Twarabyireberaga nuko bakomeje kugenda batubeshya batubwire ngo ibiki n'ibiki, ngo n'umubesto, ngo besto ngo nta nabahuriye na boyfriend, ngo mfite na boyfriend ku ruhande, undi nawe ngo nimbona girlfriend ngo nzamubereka. Ibintu nk'ibyo ni Nyambo na Titi, abangabo urabazi cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera nyine inkuru bamamayemo cyane iz'urukundo, nubwo buri wese ku ruhande rwe ari icyamamare. Nyambo Jessica umukinnyi wa filime ukomeye cyane, ndetse afite filime ye nayo inakunzwe cyane mu Rwanda. Hanyuma kandi Titi Brown ni umubyinnyi ukomeye, akaba n'umukinnyi wa filime nawe mu minsi ishize yigeze kuzana filime ye nshya nayo irakundwa, nuko nyuma yaje guhagarara. Ntabwo ubu ngubu navuga ko ikiriho cyangwa se ikiri active nka mbere. Umva ni byinshi cyane pe, ni byinshi cyane byavuzwe, ariko nyine reka tubyinjiremo neza. Sasa byose bijya gutangira, umuntu witwa Decat n'umuvloga niko navuga, cyangwa se n'umusocial media influencer, yashyize hanze video 3 zitandukanye zigaragaza abangabo bombi bari mu mishyikirano, cyangwa se bari muri affaire, cyangwa se bari mu bisanze nyine bari muri bya bintu by'abantu bakundana, n'abantu basomana, atari muri bya bintu byo kuvuga ngo ni insuhuzanyo bino bigezweho, ya ni mu buryo buri romance cyangwa se mu buryo bwa romantique. Rero ni video 3. Video ya mbere igaragaramo Titi nyine n'ubundi na Nyambo, ayo ma video yose nibo bagaragaramo. Igaragaramo rero Titi na Nyambo barimo basomana. Hanyuma ni video itumvikanamo amajwi cyane kuri iyo ya mbere. Titi Brown aba yambaye agapira k'akajersey gasanzwe, bigaragara ko rwose babyoroheje, bibereye ahantu mu rugo, ya bakanyuzamo rero bagasomana batyo. Umva urabireba ukavuga uti kumbe ni ibingibi batubeshyaga mbere hose, ubundi hari harabuze ibizibiti. Iyo ni video ya mbere rero igaragaramo ibyo ngibyo. Hanyuma rero muri video ya kabiri ni video bigaragara bari mu nzu n'imyenda yahindutse. Ndagira ngo ubyumve neza ko atari ku munsi umwe, ntago ari ibintu byabaye ku munsi umwe ngo tuvuge ngo shitani yarabashutse. Oya, ntabwo shitani yabashutse ni ibintu bakora umunsi ku wundi, kuko ugiye kureba imyenda yahindutse, location yahindutse, even na look yahindutse, uko bagaragara bigaragara ko hari hamaze gucamo agahe runaka. Rero nari maze kubikubwira ko nyine ari ama video 3 atandukanye. Kuri iyi video ya kabiri rero bari ahantu mu nzu bahagaze bombi, barimo barafata udusnap cyangwa se utuvideo dusanzwe simbizi, ariko baragaragara nka barimo barafata video kuko bafite telefone imbere. Titi Brown arimo asomagura cyane Nyambo kwitama, arangije ariko agera aho aranamubwira ati mpano ku munwa. Nuko birakomeza rero, birakomeza rwose, barakomeza barasoma. Niyo ngiyo rero ni video ya kabiri, n'ubundi bigaragara bahujemo urugwiro, ndetse si yo gusa, hari n'indi video ariko tukiri kuri no video ya kabiri nyine
nabwo urabireba ugasanga ni bya bintu by'abantu bakundana pe birimo neza, ntabwo ari bya byo kuvuga ngo umuntu ngarakamwibye, oya, ku mpande zombi babishaka. Yego, hanyuma rero video niyo ngiyo ya kabiri, bari mu nzu, itara riraka, hashobora kuba ari na nijoro, simbizi, ndebye hashobora kuba ari nijoro, itara riraka hejuru, barahagaze. Ya nuko nguko kuri video ya kabiri. Video ya gatatu rero basohotse, look nabwo yahindutse, yaba Titi Brown uko agaragara ndetse na Nyambo, ni mu bihe bitandukanye pe, ntabwo bavuga ngo ni mu cyumweru kimwe, look, ibisuko, ibiki byose byari byarahindutse. Aho rero basohotse, bari ahantu ku mazi, bicaye hanze, navuga nyine muri nature, ahantu heza ho gutekerereza utuntu, muri picnic mbese pe, bameze neza rero cyane, ahantu ku mazi, bicaye ahantu rwose ku nkombe y'amazi, bitegeye ikiyaga, ngira ngo ni nk'ikiyaga, ya ni ikiyaga, abahazi bavuze ko ari kuri Muhazi, barahicaye rero bameze neza cyane, barimo bahana, navuga ngo ibihe byiza rero nk'ibya bintu by'abantu rwose bakundana. Ni video bigeze no gushyira hanze, iyi ngiyi ku ya nyuma bayishyize hanze kuri Saint Valentin imwe y'umwaka, ntibuka ngira ngo ni uyu mwaka cyangwa umwaka ushize, nabwo irariko n'umwaka ushize, kuko uyu mwaka havuzwe amakuru menshi ajyanye no gutandukana kwabo. Hari ibintu rero byinshi abantu bakora cyane, abastar bamwe bakagira batya, bakanga bagashyira hanze ibintu nk'ibi ngibi bagamije gutwikira imishinga yabo, ariko kuko atari bo babyishyiriye hanze, bigashyirwa hanze n'umuntu w'umuvloga umenyereho ku breaking amakuru, ndagira ngo nkubwire ko atari ibintu ukwiriye kureba gutyo gusa ngo wumve ko ngari plank cyangwa se ngari agatwiko, oya, ni amakuru yabo ahubwo wenda ashobora kuba yaragiye hanze mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo batashakaga, ariko kuri ubu ngubu icyamaze kugaragara, amashusho y'abatamaje, bya bindi bajyaga bihakanana, oya, amashusho arabigaragaza neza cyane. Hanyuma rero uretse ibyo ngibyo, abantu muri komenti bati si ibintu turimo turabona nibyo cyangwa badutuburiye, mbese nyine abantu barimo baribaza icyabaye aho ngaho. Abantu rero bati ibi ni ibiki byabaye ryari, ibintu nk'ibi ngibitema by'ibi ngibi ko tuzi ko bari ababesto, ibi ngibi byo byajemo ryari, umva cyane. Noneho hashtag navuga ngo yabaye Zana ku munwa, Zana ku munwa nyine nakajambo Titi yakoresheje arimo bwira Nyambo ngo amusome ukuntu. Rero abantu bati rwose n'ubundi twari tubizi, nta gishyashya kije, ahubwo nuko tubimenye barabihakanaga, atahubwo dutegereje kureba, bati dutegereje kureba, noneho baraza kubihakana se kandi byamaze kujya hanze. Umva muri minsi rero hanamaze igihe havugwa amakuru yo gutandukana kwabo, na makuru buri ruhande rutigeze rugira icyo rushaka kuvugaho. Titi Brown ubwo Nyambo yabazwaga kuri Titi Brown, amubazwaho n'umunyamakuru akaba n'umunyarwenya Tycoon Ndahiro, yamuvuzeho rwose nk'umuntu w'inshuti ye cyangwa se banakoranye gutyo, ntiyagira byinshi amuvugaho nk'uko byari bisanzwe mbere, ababikurikiranira hafi bavuga ko n'ibintu byo ku masocials batakirirwa bapostingana n'ibiki. Umva ibintu nk'ibyo ngibyo, n'amakuru menshi yagiye avugwa kuri Nyambo na Titi, gusa ikigaragara cyo rwose nuko muri bya bihe byakomezaga kuvugwa ko bakundana, uretse ko n'ubundi navuga ngo amarangamutima yanyuzagamo akabatamaza, ariko bije kurangira bigaragaye byose bigiye hanze. Ubundi urukundo rwabo rero amakuru avuga ko rwatangiriye muri gereza, ubwo Titi Brown yendaga gufungurwa, Nyambo Jessica yagize aricyo kumusura. Abantu rero babisesengurira hafi bakavuga ko icyo gihe Titi Brown ashobora kuba yaragize aricyo akagiramo akantu gatangira kumwiyubakamo ku rukundo, n'ukuntu yamusapotinze agisohoka muri gereza, kuva imageragere yarahamusanze, na nyuma yaho barakomeza bagira batya, agenda akomeza kumufasha no mu mishinga ye no muri filime yakinnyemo. Abantu rero niho babyitiranyaga bakavuga bati se no kumufasha bisanzwe cyangwa n'urukundo, ariko kuri final ukuri
navuga ngo kura penetratinze bya bintu byose kuraje kurabikubise kuragaragaye kugiye hanze. Ni byinshi rero bikomeje kuvugwa, nawe rero uraza kumbwira uko urimo urabyumva. Hanyuma twebwe twitwa The Trending 250 ni isoko y'amakuru agezweho kandi yizewe, naho nge nitwa Brice. Komeza ugira ibihe byiza, ariko wibuke gukanda subscribe hano kuri iyi channel kugira ngo tuzabane ubutaha mu bizaba bigezweho. Ndagusezeye ariko nkubwire ngo turabona na vuba mu yandi makuru aza kubagezweho. Komeza ugira ibihe byiza ukurikira The Trending 250. Bye bye.